turasoma imirongo mikeya tuza gusangira. Dusome mu gitabo cyo kuva. Igitabo cyo kuva ibice 23. Kuva 23 dusome duhere ku murongo wa 20 tugeze ku wa 26. Kuva 23 guhera ku murongo wa 20 ni page ya 73 mu isezerano rya kera. Dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo azavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Kuko marayika wanjye azakujya imbere, akakujyana mu Bamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abanyakanani n'Abahivi n'Abayebusi, maze nkabarimbura. Ntuzikubite imbere y'imana zabo, ntuzazikorere kandi ntuzagenze nkabo, ahubwo uzabarimbure rwose, utembagaze inkingi z'amabuye bubatse. Kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe. Kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Amen. Amen. Twese tugire ngo amen. Kuri uyu mugoroba nashakaga ko cyangwa nakizwe ku mutima ko tuganira ijambo rirebana n'isoko y'umugisha. Isoko y'umugisha wawe. Mukanya Rev. ahagaze aha yaravuze ibyo gukunda gusenga. Avuga ko gusenga no kwiga ijambo ry'Imana ari amaguru abiri. Gusenga no kuguru kumwe, kwiga ijambo ry'Imana no kuguru kwa kabiri, amaguru abiri ngo arajyana. Niko atubwiye none. Ibi rero ni ukuri. Gusenga hari ukwihererana n'Imana, ukaganira nayo. Kandi ntushobora gusenga utazi neza uko Imana iteye, utazi neza iyo Mana usenga iyo ariyo, utazi neza imikorere yayo. Aya magambo dusomye, aya ni amasezerano Imana yahaga ubwoko bwayo, yahaga Abisirayeli. Kugira ngo Imana itange amasezerano bivuga itya, nuko yavuganaga nabo, nuko yabaganirizaga, ikababwira bakumva, nayo bakayibwira ikumva. Communication n'Imana. Communication n'Imana ari byo twita gusenga. Gusenga no kwiga. Umwana iyo akiri mutoya akura buhoro buhoro. Buhoro buhoro. Buhoro buhoro. Umwana ukivuka akaba ari agahinja nyine, gatangira kumashereka, kakonka buhoro. Nyina akajya agafatira ibere kugira ngo amashereka ataza kukaniga. Buhoro buhoro akakamenyera urugero. Ako kana uramutse ugahaye ikigigu kiteke kapfa, ntabwo bishoboka. Uko gakura buhoro buhoro niko bagenda bakanombera ibyo kurya kugeza igihe kazashobora kurya, kakageraho naho karya ibikomeye, kagakura kakaba akantu kazima, kakavamo umuntu w'igihangange nkawe nkange, aho nigufatura imirabunguri. No mu birebana n'Imana niko bigenda. Uyu murimo, iki gice kirebana n'iby'Imana ntabwo kimenyerwa.
ni buhoro buhoro tukigendamo kugira ngo tubishobore n'inyigisho za buri munsi. Revera murebe imyaka afite imyaka y'umuntu usheshe akanguhe, aracyakura. Revera muracyakura, simvuga iby'ubusaza, muracyakura kuko igihe cy'ubukure ntabwo kirangira. Ariko Revera aracyafata umwanya akiga. Ejo bundi yatuye ko abonye masters, ntimubyibuka kucya bijyamo se. Aracyafata umwanya agasoma, aracyafata umwanya kumva. Sindabona inyigisho itambuka ahangaha Revera adafite ikayi n'ikaramu yandika. Kwiga. Bwoko bw'Imana, iby'Imana ntibimenyerwa. Murambabara si ukwishongora si no kwirata. Ndi mwarimu wa kaminuza, nshobora kujya mu ishuri nkigisha nta gitabo, nshobora kumara n'iminsi 2 nigisha nta gitabo ndasoma. Ariko ndakubwiza ukuri, ibi by'Imana sinshobora kubabwira iminota 20 cyangwa 30 ntifashishije iki gitabo. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Iyo nicaye hariya nanjye na mama Sumuta, buri wese bafite ikayi n'ikaramu, turandika. Kuva nakwinjira mu gakiza nta munsi n'umwe nigeze nsiba kwandika ndi mu rusengero. Mfite amakaye angana atari menshi. Kubera iki? Inyota yo kwiga, kandi yo kwiga iby'Imana. Utize iby'Imana ntushobora gusobanukirwa imigenzereze y'Imana. Turi kumwe, tujye dukunda kwiga. Kwari kugira ngo ngaruke ku byo Revera yaravuze mu kanya n'umuyobozi wa gahunda, nanjye mbitsindagire, kandi Imana nibudushoboze niturangiza turifata iminota mike yo kubisengera, kuko iki ni icyifuzo gikomeye. Muri aya magambo dusomye, nshaka ko tuganira ku isoko y'umugisha wawe. Turi mu nzira y'urugendo. Aya magambo Imana yabwiye Abisirayeli. Abisirayeli bari mu rugendo, Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano i Kanani. Uru rugendo rwabo twarugereranya n'urugendo rw'umukristo. Iyo umukristo atangiye urugendo, iyo umuntu yinjiye mu gakiza, abatangiye urugendo rushya kuko babaye icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya gitangirana n'urugendo rushya. Urugendo turimo rudusaba kumenya inzira, turava he tukajya he. Urugendo rwose rugusaba kumenya inzira, kuko ubuzi aho uvuye, uzi naho ugana. Ndashaka abasore banjye 3 muze kugira ngo mumfashe inyigisho. Abasore 3 muze mwihuse mumfashe inyigisho. Babiri muza n'udutebe hari Abdo na mugeze muza n'udutebe. Wowe ngwino gutyo. Igihe cyose umuntu agenda abazi ahavuye, abazi nahagiye. Yishyirira ku mwisho, nari yishyirira ku mwisho. Mwe igeze inyuma. Aho ngaho. Oya wishyira kuri nushaka kwishyira kuri escalier ntacyo bitwaye. Muzireba hano, yishyire ku mwisho nawe hariya. Mwicareho mu ndebe ntacyo bitwaye, mukurikire. Umuntu abazi ahavuye azi nahajya, abazi inzira azi n'icyerekezo ajyamo. Utazi inzira nyuramo arayoboza. Tubaze iminsi dusenga amasengesho yo kuyoboza Imana.
umuntu nabonye cyangwa numvise ugenda atazi yagiye akenshi ni umunyarwanda. Umunyarwanda uramubaza uti giye, ati yewe sinzi aho ngiye ndaje. Ntabwo azahagiye ariko araje. Kutamenya ikibazo si ikibazo ra, gusinza aho ngiye. Ese ugiye, yewe ngiye hano hirya ni ntabwo akubwiye hariho, agiye hano hirya mbona ntazahagiye. Uwo ni umuntu biragoye, umuntu ni mugari kumusobanura biragoye. Bamwe bajya bambwira ngo ni ibanga ry'umunyarwanda, ariko jya yonje mu gikristo mvuga ko ari ukubeshya k'umunyarwanda, no kubeshya n'ikinyoma. Ukabaza umuntu utese mwarariye iki, yaguye ivuta meza atya, ese mama turacyarya, yaguye ivutu ngo ntakirye. Bwoko bw'Imana, uwo muco twe tuwuvemo, twe tuwureke tujye tuvugisha ukuri. Nyamara abaturanyi bo hakurya no hakuno, iyo umubaje uti warariye iki, arakubwira ati naraye ndi amateke n'ibijumba nabuze inyama. Akubwiza ukuri arya rwose, ahita akubwira. Muri uru rugendo rero turimo, uru rugendo rw'aho tuva n'aho tujya, ni byiza ko tuba tuzi aho tuvuye. Ni byiza ko tuba tuzi aho tujya, twaba tutahazi tukayoboza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo, tumaze kubisoma, ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira ikujyane aho nakwiteguriye. Oh, byak ibintu byiza we. Ibi bintu ni byiza. Imana ngo irashyira marayika mu nzira imbere yawe. Iyo nzira ntabwo yizi, kuko marayika ni uwo kukuyobora. Marayika ni ukuyobora. Ubundi ijambo marayika bivuga intumwa, ni nk'intumwa tubigenekereza dutyo, ni intumwa. Ariko iyo dusomye tugareba uko Bibiliya ibisesengura, tugasoma n'ibindi bitabo, uyu marayika uvugwa aha ngaha ni Yesu Kristo. Turi mu isezerano rya kera, mu by'ukuri turi mu gitabo cyo Kuva, aho Yesu muri iki gitabo yari ataravuka, ariko aho Yesu yari asanzwe ariho. Kuko iyo dusomye mu gitabo cya Yohani igice cya mbere umurongo wa mbere, ni jambo yahozeho. Imana irema yari iri kumwe na Yesu. Yesu yahozeho, yariho kuva na kera, kuko yaremanye n'Imana. Imana ikavuga iti marayika wanjye Yesu ari we ya nkingi yayoboraga Abisirayeli, nijoro rikababera urumuri, ku manywa rikababera igicucu, ikabatandukanya n'Abisirayeli bari babakurikiye. Uwo Yesu rero Imana ikubwira ko imushyize imbere yawe kugira ngo akuyobore mu nzira. Uwo niwe Yesu tugomba gukurikira, twaranamumenye turamuzi. Nagira ngo urebe aka kantu tukumve kimwe, tukarebere hamwe. Ngo mu nzira akujyane aho nakwiteguriye. Ntabwo Imana ikujyana aho yaguteguriye, iri kujyana aho yakwiteguriye. Mumbabarire mukumve nk'uko nkumva nanjye. Imana ntiyaguteguriye ahantu, ahubwo yakwiteguriye ahantu. Ni ukuvuga iki? Iyo Mana irakwiteguye, irahari, iri hano, iragutegereje, irakureba, yarakwiteguye. Iyo witeguye umushyitsi uramutegereza, uba uri aho mureba umutegereje. Iyo Bibiliya iza kutubwira ngo aho naguteguriye, kwari ukuba ari ukugenda ukagera aho ugera, ariko Imana idahari. Aho nakwiteguriye, jyewe ndahari, ndakwiteguye, narahakwiteguririye, ndahari, uzahansanga. Icyo tucyumve dutyo.
ukuvuga rero ahangaha tuza kurangiriza, aho Imana iza kuduhera umugisha, aho Imana idushaka, irahicaye, yicaye ku ntebe yayo, iradutegereje ko tuhagera. Iki ni cya cyerekezo tugomba kugeramo. Hariya hejuru, ongera unzamurire gutuma mvuga cyane, nzamura ijwi. Imana rero iri hariya, irakwiteguye, irategereje kuza. Ni ukuvuga ko kugira ngo ikwitegure, n'inzira yarayiteguye uzanyuramo, kuko iyo witeguye umushyitsi, icyo gihe witwara neza, ukitwararika, ugategereza ko umushyitsi agusanga aho umutegerereje. Tuvuye ahangaha, mu kuva ahangaha aho turi dufata rwa rugendo, Imana iratubwira ngo marayika ari imbere yawe. Marayika ari imbere yawe, marayika arakuyobora. Imana yazanye marayika, Imana yabwiye umwami Yesu ngo akuyobore. Mwibuke ubutatu bwera bw'Imana: Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Ntabwo ubu butatu bujya busigana. Imana irakubwira iti Yesu arakuyobora muri ibi turimo. Muri ibi bihe turimo, Yesu tutamufite mu buryo bufatika bw'umubiri, tuyoborwa n'Umwuka Wera. Kuko Umwuka Wera nawe ni Umwuka w'Imana. Umwuka Wera ntabwo atandukanye na Yesu. Ni ubutatu bwera bw'Imana, buri kumwe, sibyo? Uyu mugenzi ariwe wowe, ariwe jyewe, Imana iramubwiye ngo nahaguruke, yitinya, ajye mu nzira, kubera ko afite umuyobora, afite umwerekeza. Ntabwo Imana yavuze ngo marayika wanjye akujye inyuma akurinde. Oya, yavuze ngo marayika akujye imbere, arakujya imbere muri iyo nzira, kugira ngo ayikwereke, kugira ngo ayikurindiremo ikiza kuza kiguteye. Marayika uri imbere, Yesu uri imbere, niwe murwanyi wawe, umurwanya ajya imbere y'uwarwanira. Yesu ati tugende, marayika ati tugende. Aho hashinguye niho dukwiriye gushinga, kuko yahateguye, tuzi ko ari heza, ikirenge kiza ahantu hazima. Ahashinguye niho dushinga. Hari aho agera, iyi nzira ntabwo igororotse, inzira y'umukristo ntabwo igororotse. Hari aho agera agasanga hari umusozi, ahari umusozi azawukwepa kugira ngo nawe uhashobore. Washoboye kunyuramo ariko we ntubishoboye, azawukwepa kugira ngo wowe ubishobore. Nagera imbere asange hari urutare, urutare azarukwepa kugira ngo nawe ubishobore. Aho azasanga hari amazi azagaruka kugira ngo nawe ubishobore. Hari aho azagera ahagarare, kuko azababona unaniwe, unanijwe n'urugendo, ahagarare kugira ngo uruhuke. Hari aho azagera asanga icya kibazo kirakunanije, utangiye gutekereza umwenda urimo, utangiye gutekereza amashuri y'abana, utangiye gutekereza amafaranga y'icumbi. Ahagarara ati mwana wanjye banza uruhuke, ugarura agatima impembero. Numara kuruhuka ati dukomeze. Hazagera akavuduka, twihute, kuko ibihe ni bibi, inyuma ibikurikiraho bishobora kuguhitana. Reka twihute, hano hari umuvuduko. Akomeza agende, akomeza agende, akomeza agende. Mwana wanjye, hari ahazagera asange hari bariyeri, amagambo y'abantu, urwango rw'abantu,
intambara z'abantu zaguhagaritse, ariko we kubera ko ari umurwanyi ukomeye utajya uteshuka ku rugamba. Mwana wanjye komeza dutambuke, komeza dutambuke. Uyu turwanya ni Satani, ntacyo azadukoraho. Humura ndi kumwe nawe. Uri imbere ye ntiwabishobora, ariko uri inyuma ye urabishobora. Ryashisho ry'Uwiteka wicaye ku ntebe y'ubwami arategereje hahandi yaduteguriye, arategereje kuko uri umushyitsi, umushyitsi mwiza, umushyitsi muhire. Tugakomeza inzira, tugakomeza inzira kugeza hahandi gukerekeza Imana yaduhaye. Uko niko Yesu atuyobora, uko niko ijambo ry'Imana ritubwiye ko Imana ishyize marayika imbere yawe, Imana ishyize Yesu imbere yawe, Imana iguhaye Mwuka Wera wo kukuyobora mu byo ukora byose naho ujya. Iyi Mana yicaye Abdul ntabwo uriyo, uramenye humura. Iriya Mana iri hariya. Nuru rugendo tugiye gutangira, tuyoboyemo na Mwuka Wera, tuyoboyemo na Yesu, tuyoboyemo n'Imana. Ririya jisho ryayo ni ijisho rya Yesu kuyobora, marayika kuyobora, n'amaso ahura akamera rya inzira igatungana. Hari urugero banza narigeze kurubaha hano rimwe, ariko ndarusubiramo. Muri 91 niba ntibeshye, hari inama y'ibihugu by'abafaransa by'abantu bavuga igifaransa, sommet de la francophonie, yateraniye Yaoundé mu gihugu cya Cameroon. Mu gihugu cya Cameroon batumira abaperezida batandukanye b'ibihugu bivuga igifaransa. Muri Congo hagiyeyo Kabila Pierre muzehe akiriho, aragenda avuye ku kibuga cy'indege mu modoka bamwoherereje amabenzi yo kumutwara, ziragenda zigeze mu nzira iyo yararimo irapfa. Modoka ya perezida kugira ngo ipfe bari mu muhanda, cortege yose irahagarara. Cortege yose imaze guhagarara, bahamagara muri presidence ya Cameroon Yaoundé, barababwira bati twagize ikibazo, ntidushobora gukomeza imodoka yapfuye. Barabasubiza bati ni muhumure. Aho muraho dufite kamera iri kubareba, ni muhumure. Hari kamera iri hejuru ku musozi bita Bankoro, nkuko twavuga mu Kigali. Iyo kamera ni kamera ikomeye cyane, ireba umujyi wose, iturundika reba umujyi wose. Akantu nubwo ari urushusho rutambutse bashobora kurubona ko rutambutse. Iyo kamera rero bari bayihanze iyo cortege ya president, bareba mu muhanda hanyura hose kugira ngo ataza kugira ikibazo. Baramubwira bati humura, ntawe ushobora kugukora, kamera yacu irakureba, n'ingabo zacu ziraha iruhande rwawe. Kandi koko niko byari bimeze. Bamuherereza renfort, bamukuramo, bamushyira mu yindi modoka. Bakebutse cortege ikebutse, basanga ingabo abasirikare buzuye aho ngaho, kandi batari bababonye. Aha naho ndashaka kubigereranya. Niba umwana w'umuntu ashobora kugira kamera ireba umujyi wose, akareba umushyitsi wahageze, bite n'ijisho ry'Imana noneho? Iri ni rya jisho ry'Imana rikureba muri ya nzira uri gutambuka y'ibizigu, aho ugenda ugira urya nk'ifi yoga, kuko ubuzima bwo mu Kristo ntabwo bugiye burya, ni gutya.
ijisho ry'Imana rirakureba kandi uri kumwe na Yesu. Bakozi b'Imana, Imana ibampera umugisha usendereye, ubu turawugabanye tubaye twese. Imana ibaha umugisha. Ubwoko bwa Isirayeli bava muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano i Kanani. Iyo tureba urugendo ubundi uko hangana kuva muri Egiputa ujya muri Isirayeli n'ahantu hafi cyane. Iyo tuvuze ngo avorduwazo no kuvuga dufashe gutya ako kanya gutya tukapimiranya tugenda, ubundi bavuga ko hari ibirometero bike cyane 613 613 ugiye urya ako kanya ugurutse nta kintu kigutangiriye. Iyo ufashe umuhanda usanzwe bavuga ko ugenda ibirometero 1243 1243 nahoze mbibara ngereranije n'uko u Rwanda rumeze. Ni ukuvuga ko uvuye Ingoma ujya i Rusizi hari 243, icyo gihe ukora ni inshuro 5. Ni inshuro 5, no kuva Ngoma, Kibungo, Rusizi ukagenda ukagaruka, ukongera ukagenda ukagaruka, noneho ukagenda ukigumirayo. Mwumva ko ari hafi mu yandi magambo. Ni ukuvuga ko umuntu afashe imodoka n'urugendo ruto rw'amasaha 15 n'iminota 35. Amasaha 15 n'iminota 35 ni rwo rugendo rwo kuva muri Egiputa ujya muri Isirayeli. Nta nubwo umunsi w'amasaha 24 wuzuye, ariko abisirayeli barugenza imyaka 40. Ni ya nzira y'ibizigo nababwiraga. Iyo bagomeraga Imana yabanyuzaga inkerera mu cyambo. Iyo bagendaga mu bihe binasanzwe, Imana yasangaga ya usakere twavugaga cya kintu kibatangiriye, bya byago bagize n'ibindi, ikabanyuza inzira y'ikizigo kugira ngo cya kintu bakivemo bakomeze bagende, kuko marayika yari kumwe nabo abarebera umuhanda mwiza. Iyi myaka 40 rero abanditsi n'abahanga nabo bayigereranya nk'imyaka ya Gikristo. Imyaka 40 yo mu Kristo ni ya myaka y'inzira y'ibizigo, ni ya myaka y'intambara, ariko ugomba kunyuramo byanze bikunze. Revera mumaze imyaka ingahe mukijijwe? Iyo yangira cyari mikeya 39. Revera ntabwo arasoza urugendo. Umwe si ukuvuga ko azaba rushoje, iracyariho, ahubwo hiyongereho nk'indi nanone nk'iyo. Ariko urumva iyo myaka 39 Revera yakirijwemo yari kuba ataragera muri Isirayeli. Avuye muri Egiputa muri urwo rugendo yari kuba ataragera muri Isirayeli, asigaje umwaka umwe ngo agere muri Isirayeli, agere mu butaka bwera, agereho Imana yabasezeranije mu gihugu cy'isezerano. Bwoko bw'Imana, nagira ngo mbabwire ko Imana idashyize marayika imbere yacu. Yesu ngo abane natwe, Yesu ngo agendane natwe, umwuka wera akorane natwe, ntabwo inzira twayishobora, ntabwo twayishobora. Ariko Imana ishimwe kuko itureberera, Imana ishimwe kuko hari aho yaduteguriye dutegerereje. Imana ishimwe ko ibyatubaho byose byanze bikunze iyi nzira tuzayigenda tukagera ku iherezo. Abo tuzagera nayo ni bande? Dukomere Umwami Yesu amashyi. Namwe abo tutazagera nayo nimugerageze mushyiremo agatege. Iyo dusomye mu mirongo ikurikiraho kuva kuri 22 kugeza kuri 26, tubona wa muteguro, ya migisha Imana ivuga, ya migisha Imana yaduteganirije. Tubona uburinzi budufasha kuzagerayo. Iyo migisha y'urutonde
ni imigisha y'isezerano, ni imigisha Imana yadusezeranije, byanze bikunze tuzayigeraho. Muri iyi mirongo hari ikindi kintu nabonyemo nagira ngo mvuge mbere yuko turangiriza ku ngingo 3 z'ingenzi ziyirimo. Nuko harimo kuvanga icyo nakwita abantu, harimo ubwinshi n'ubukeye. Ngo dore ndatuma marayika imbere yawe, ari kuvuga wowe, ari kuvuga jewe, ngaho nakwiteguriye. None yagera aho ngaho, aho ndatuma marayika imbere yawe, wowe imbere yawe, aho nakwiteguriye wowe cyangwa jewe. Ariko bagera kuri 21 ngo mu mwitondeho, ntabwo akiri umwitondeho, mu mwitondeho. Akamumbabare nako muze kukumva di. Bagakomeza hakurya ngo ariko numwumvira, aragarutse navuze wowe numwumvira, turi kuri 22, byukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe. Agakomeza aravuga wowe jewe. Hakurya yenda ku imirongo yenda kurangira 25, kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu. Aha rero nagira ngo tubyumve. Baravuga wowe, bakavuga mwebwe. Uruvange rw'aba bantu bivuze iki? Bivuze ko wowe gukiranukira Imana kwawe, gushaka Imana kwawe ku giti cyawe, ni umugisha w'abawe bose. Murabyumvise? Iyo ushatse Imana ukayegera, ukayikiranukira, igiye gutanga umugisha. Itanga umugisha mu rugo rwawe rwose, itanga umugisha ku bana bawe bose, itanga umugisha mu muryango wawe wose, itanga umugisha mu itorero ryawe ryose, itanga umugisha ku gihugu cyawe cyose. Wowe ubwawe urahagije kugira ngo heshe umugisha abandi. Bibiliya kandi kongera ikatubwira ngo, igashyira muri bwa bwinshi ngo nimugenza gutya nzaguha. Benshi nanone nidushyira hamwe tugashaka Imana, tugasenga Imana dushyize hamwe, izaha umugisha buri wese muri twe. Ibi turabyumva kimwe. Izatanga umugisha wa rusange, ariko izaguha n'umugisha wowe wihariye. Isoko y'umugisha, isoko y'umugisha wowe, imyitwarire yawe, imikorere yawe, imigenzereze yawe hamwe n'Imana, isoko y'umugisha twebwe twese imbere y'Imana. Imana irereka ubwoko bwayo, Imana irakwereka, Imana iranyereka imigisha izatanga. Ugeze handi gutegereje, nzakora iki, nzabigenza ntya, ntawe uzavanamo inda mu gihugu cyawe, ntawe uzaba ingumba mu gihugu cyawe, nza kuko igutegereje kugira ngo ibikore. Ariko noneho wowe ikaguha kondisiyo, urabyitwara mute kugira ngo izabikore. Ni isezerano, isezerano y'abantu babiri, ni igihango, ni igihango cyo kudahemukirana. Nukora ibi nanjye nzakora ibi, nubigenza utya nanjye nzabigenza ntyo. Hari amagambo 3 nshaka ko dutindaho gatoya kuri uyu murongo twasomye wa 20. Ngo dore ndatuma marayika imbere yawe, akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye.
21 mumwitondeho. Iryo ni ijambo rya mbere tugiye kuganiraho gato. Irya kabiri mumwumvire. Irya gatatu ntimukamugomere. Iyi ni kondisiyo Imana iduhaye. Muri ya nzira twabonaga hano tugenda, biriya bintu bitatu tugomba kubyitwararikaho. Nitutabyitwararikaho ntabwo tuzinjira muri wa mugisha wa wundi wose maze kutwereka. Iyi Mana aha nabigereranya n'abantu bari mu irushanwa. Duhereye hano twese, hari abahashyize igikombe cya zahabu, bati utanga abandi, ugenda neza, ubikora neza, ni uza kubona igikombe cya zahabu. Twese amaso tuyahanga hariya, buri wese akavuga ati kiriya gikombe ni icyanjye, kiriya gikombe ni icyanjye, kiriya gikombe ni icyanjye. Paulo ni utubwira ati narangije urugendo, narangije isiganwa, narangije ibyo nakoraga, ntegereje igihembo. Icyo gihembo nicyo dutegereje. Gusa twebwe nk'abana b'Imana nta competition turimo, nta niyo tugomba gukora, ahubwo dukwiriye gushyira hamwe. Iyo abana b'Imana bagiye muri competition, umurimo w'Imana urapfa. Competition no guhiganwa, kurushanwa, kugira gute, mbu wa mbere, mpagere ndi uwa mbere, bambone ko mpagaze, hazamo gukorera ijisho. Turi kumwe? Bakozi b'Imana nta competition, bakozi b'Imana gushyira hamwe ahubwo aho kujya muri competition. Mumwitondeho. Ndetse kwitonda mu nzira y'Imana, dusabwa kwitonda. Mu nzira y'Imana, mu gukorera Imana, dusabwa kutamenyera Imana ngo tuyigireho itubere mubyara. Kumenyera Imana nk'aho ari mubyara wawe. Imana ifite ubudahangarwa, ikora icyo ishaka n'igishakisha. Kumenyera Imana ni ikintu kitari cyiza. Imana ihinduka buri munsi kandi ihindura buri munsi, ariko guhinduka kwayo twebwe itwereka agace, bwaki katwereka kandi tukagira ngo yahindutse. Ariko nikwiri twebwe twirinde kumenyera Imana. Imana si mubyara wacu. Imana tugomba kuyimenya, tukayicira bugufi, tukayubaha, tukagendera mu mabwiriza yayo. Dukwiriye kwigengesera, kuko ibi by'Imana ntitubishyira mu bumenyi busanzwe. Tubishyize mu bumenyi busanzwe, ni 2 guteranyaho 2 ni 4 mu bumenyi busanzwe. Ariko mu by'Imana 2 guteranyaho 2 ntabwo ari 4. 2 guteranyaho 2 si 4. Imana ifite uko ikora. 2 guteranyaho 2 bishobora kuba 1, bishobora kuba 5, bishobora kuba 8, bitewe n'ubushake bwayo. Ese ubundi no mu buzima busanzwe dufashe irobe ry'ubugari, amaroba 3 y'ubugari, tukayateranya, tubona amaroba angahe? 3 guteranya 2 tubona angahe? Tubona irobe rimwe. Tubona irobe rimwe. Abahora bambwira ngo 2 guteranya 3 ni 5, biterwa n'ibyo uteranye. No mu Mana twirinde gushyiramo imibare. Twirinde gushyiramo imibare. Tubikora uko Imana ibishaka kandi ibidusabye. Mu Mana tugomba kwitwararika, tugomba kwitonda kugira ngo tutagwa mu moshya, kugira ngo tutagwa mu cyaha, kuko umwanzi ahora arekereje. Ingingo ya 2 ni ukumvira.
kumvira ngo mumwumvire, tumwumvire, twumvire Imana, twumvire Yesu, twumvire marayika w'Imana. Kumvira ni ukubaha, tumwubahe kandi tubigerekeho kwizera. Kumvira ni ukubaha ukabigerekaho no kwizera ko turi mu by'Imana. Imana ikorana n'abizera. Duce bugufi, twiyoroshye, twe kwishyira hejuru. Imana ikunda bishyira abiyoroshya, bicisha bugufi. Ngo wishyira hejuru aba yabonye icyubahiro cye nakomereza aho ngaho. Kandi kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Twiyoroshye, bwoko bw'Imana, twiyoroshye niba dukunda Imana, duce bugufi niba dukunda Imana. Twe kwishyira hejuru, ntituragera aho tujya. Kandi gukomera kwiza no gukomerera mu Mana no gukomera muri Kristo Yesu. Ubwibone ni ikintu kibi cyane. Ubwibone utujyana kwa Satani. Rusoferi niwe mwibone wa mbere washatse gufata icyubahiro cy'Imana. Imana iti hoya, icyubahiro cyanjye nawe tugisangira, toka. Amen. Kumvira ni no kumvira abatuyobora, kumvira abashumba bacu, kumvira. Niba bavuze bati gahunda y'urusengero imeze gutya na gutya, witangira kuyitotombera mu mutima, oya, yikore kuko bazi impamvu bayikubwiye. Ibyo Rev. Yatindagaho mu kanya, ubuse abantu bataza kwiga koko ku cyumweru turatungana gutya na ngaho reba, nushaka kuhaguruka ureba abantu bari aha ngaho kungana, ugereranye nabo ku cyumweru. Kutaza muri aya materaniro nabyo harimo akantu ko kutumvira, kandi ikigusetsa hakaba bataza nta n'akazi bariho, nta kindi kintu kibafatiriye. Ibi nabyo nuko. Ingingo ya gatatu rero turangirijeho ni ukutagoma. Ntimumugomere, nitwigomeke. Kwigira ikigenge, kwigira ikigomeke, ubwo batandukanye n'ubushake bw'Imana. Ntitumugomere, twe kwigira ikigenge, ntitukamubabaze, Bibiliya y'Igifaransa nahoze nyisoma aka kantu ko kutamubabaza, baravuga ngo c'est pas ne lui causez pas d'amertume. Wituma asharira, wituma Imana isharira, wituma Yesu asharira. wibabaza umwuka wera. Dukwiriye kumukorera umurimo, gukora umurimo twahamagariwe n'imirimo twahamagariwe, tukayikora ku neza, tutitotomba, tudafite ingingimira, tutanebwa, tudakorera ijisho, twishimye kandi dusenga. Amen. Ibyo bitatu turabyumvikanyeho. Impamba y'uyu mugoroba rero nuko Imana yadushyize marayika imbere, turi kumwe na Yesu ukuriye kutujyana akatugezaho tugomba kujya, uturwanirira, twe kugira impungenge, twe kugira ikibazo, kuko ari kumwe natwe. Ariko tumwitondeho, tumwumvire kandi ntitukamugomere. Imana iduhagisha. Murakoze cyane, mureke dukomere Imana amashyi.
ahari mureke dufate iminota nk'ibiri twakire niba hari ufite ikibazo kimwe bibiri tubyakire umwuka wera dufashe kubisubiza hanyuma nze gusaba revera aze kudufasha gusengera cya kintu twavugaga gusengera aya materaniro y'inyigisho sibyo niba ufite ikibazo wumva wabaza udasobanukiye ku byo tuganiriye kiri kiganza hejuru dukomere umwami Yesu amashyi ye ni mumuhe microphone hariya hari ikibazo ubwo ni nacyo cyonyine turangirizaho kuko ni wenyine wateye urutoki. Haleluya. Amen. Ndashaka kubaza ikibazo. Atubwiye ko kuva muri Egiputa ujya muri Isirayeli ari nk'amasaha 15. Ese kubera iki byafashe imyaka 40 kugira ngo bagere muri Isirayeli? Amen. Ye urakoze. Gufata imyaka 40 byatewe n'ubushake bw'Imana. Nababwiye nti kandi niko tujya tubibona muri Bibiliya nk'iyo bageragaho bakagomera Imana bakayitotombera haraho Imana yabagumishaga aho ngaho bakazafata igihe cyo kubanza gusa naho bikiranuye nayo. Haraho yabateje indwara ya mugiga kubera ko bayitotombeye kubera ko bagize batayikiranukiye. Igeze hira navuga iti mwese abavuye muri Isirayeli abavuye muri Egiputa muri Isirayeli hazagerayo abantu babiri gusa mu bahagurutse muri Egiputa. Abo ni bande? Abantu babiri ni bande? Bageze Yosuwa na Kalebu kubera ko bo ntibagomeye Imana babanye na Mose bagiye gutatabazana inkuru nziza baravuga bati iki gihugu Imana yakitugabije tuzakigeramo neza tuzabashwanyaguza. Ariko abandi 10 bajyanye nabo babwira Mose bati hoya ntibishoboka ku buryo batumye ubwoko bw'Imana bwitotombera Mose bashaka no kumutera amabuye. Imana iti muramenye nta numuzagerayo uhagurutse hari uretse abantu babiri kuko bo babanye nanjye kuko bo bumvise uko nteye nk'Imana. Iyo bagomeraga Imana yashoboraga kubahagarika igihe iki n'iki ikabanza igakora ibyayo. Icya kabiri nizanzira zibizigu twavugaga ntabwo bari gutora gutya kuko hagati aho ngaho hari imiso hari amabuye hari utuzi dukeya hari ibiki aho rero inzira z'ibizigu zari ngombwa. Inzira z'ibizigu icya gatatu ari nacyo nahereyeho Imana yari ifite ubushake bwayo bwo kugira ngo bamare iyo myaka tudashobora gusesengura ngo tumenye kuko Imana ifite ubudahangarwa ifite uko ishaka ibintu. Yarebaga imitima yabo ikareba ikizakurikiraho sibyo. Umuntu ashobora gutanga ibisubizo byinshi bitandukanye bitewe n'uko yaboye n'umwuka bitewe n'uko yabisomye. Aho rero niyo mpamvu nshaka kubabwira ko iyo uri kumwe n'Imana genda uko Imana ishaka uyumvire uyicire bugufi kugira ngo ugende mu nzira neza. Nutayicira bugufi hari aho uzagera ikaguhagarika ikavuga iti stop boretse kugeza igihe uzabanza kongera ugasubira ku murongo sibyo. Okay, dukomere Imana amashyi.